La people nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana kuri yawe TV ni by'agaciro cyane ko mama natwe umunsi ku munsi nitwa Patrick Manje kugira ngo tugende twiganira zimwe mu ngingo ziba zitandukanye tuba tugomba kunguranaho ibitekerezo namwe mukabiduha muri comment mutubwira uko mubyumva nago umuntu wese abujijwe uburenganzira bwo gutanga igitekerezo upfa kuba udasebya mugenzi wawe cyangwa se kitangiza societe muri rusange. Dufite kandi website yacu yabotv.com iyo ngiyo ni website usanga amakuru yizewe ikintu cyambere n'amakuru ukamenya isi bayerekeza ukamenya ibintu bigezweho umunsi ku munsi. Dufite kandi Body Max Fitness sanga dusanga mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe. Dusange muri Hilltop dufite services zigiye zitandukanye, dufite gym nziza cyane irimo ibikoresho byagufasha gukora umubiri wawe ukaba physical fit. Dufite swimming pool, dufite sauna and massage. Zo ni service udusangana uduhamagara kuri 0788 35 nizere rero ko mumeze neza cyane mudukurikirana mu bice mugiye tandukanye hirya no hino ku isi. Tuje kugira ngo tuganire, turi kumwe n'umusore kuri kamera zanyu murimo kubona. Tugiye kuba tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye gato cyane kugira ngo tube duhana amakuru, duhana ibitekerezo, hanyuma ubuzima bukomeze kugenda neza cyane. Umeze neza sumusaza? Ndashimira Imana. Namahoro. Welcome to the show. Urakoze cyane. Ni journalist na artist, ni muri rusange ni muntu ki turi kumwe tugiye kuba twiganira Afro Rap. Kubyoroshya mvuga creative and performing artist. Elisha Clever aka Imfredico. Afro Rap nkaba papa wayo. Papa. Niwe wabizanye. Ko nukuri niyo mpamvu creative no kwicara ugatekereza. Ugahanga. Udusha. Iyo guhanga byanze byibuze ukora amelioration. Niko babimeze kabisa. Amazina wayababwiye bayumvishe bumvishe n'akazi tuba dukora, ariko nitangazamakuru nabyo biri included muri ibyo byose. Creative ni uruganda rwagutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Itangazamakuru naryo rizamahonga. Afro Rap se yo biteye. Afro Rap nayo ni umuziki ariko nanone ni drip. Nkuko bibona. Nakiryo. Undi umuziki na fashion ni ibintu navuga ni impanga. Byaviriye mu ndicyarimo kuko iyo utekereje umuziki, utekereje video shooting, utekereje imyambarire, utekereje stage hazamo imyambarire. Rero umuziki n'imyambarire biragoye kubitandukanya. Niyo mpamvu Afro Rap ni umuziki ikaba na drip. Okay, fresh sign. That's how do it. None se itangazamakuru uyu munsi none nk'umuntu wari bayemo wanarikoze uribona ku ruhe rwego none uyu munsi none rikorwa riti? Itangazamakuru ni uruganda rwagutse kuko rurimo navuga ibyiciro bitandukanye. Itangazamakuru ry'ubukungu, imyidagaduro, iryigisha, harimo amasekta menshi atandukanye, ariko muri rusange navuga ibintu biri gutera imbere kuko ubu habaye kwirekura kw'abantu. Ikindi bitangazamakuru byariyongereye, ntabwo tugifite radio rukumbi, televiziyo rukumbi. Noneho byarenza TV station, radio station, haza n'ama online TVs and radios. Online TVs zikora kuri social media twavuga. Noneho muri make twigiye ku gaciro ka social media uyu munsi none byose buri kintu cyose gifite negative na positive. Uyu munsi none ndashaka ko tubiganiraho tukareba ngo izo social media zagiye zaguka ku ma platform atandukanye kuri YouTube hehe hose. Uyu munsi none ubona zikora gute? Social media wavuga ni ikintu cyagutse, ni nayo mpamvu gifite ibyiza n'ibibi. Duhereye kwiyaduka ryabyo abantu bakera muraho neza bakoresheje .fr @.fr biragenda byibagirana. Facebook igenda iza, niho haje Instagram, WhatsApp yo yabahaye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuvuga online cyangwa ukivuga murandasi kuri ubu hita wumva social media cyangwa za mbuga nkoranyambaga. Rero ni ubwo buryo abantu bagenda bakiramo ibintu mu buryo butandukanye, ariko twakabaye tubikoresha mu buryo bwiza. Niba YouTube umuntu ajyaho agakora TV show ye akayishyiraho, televiziyo ikurikirwa umunsi ku wundi abantu bakabona ibiriho. Social media zitandukanye umuntu akamamarizaho ibintu bitandukanye. Ubu Facebook nkuko yaguze Instagram na WhatsApp, ubu bashyizeho na shop, ni iduka riri gucururizwaho. Rero urumva yuko zone positive. Wavuga yuko positive
side ariyo nyinshi cyane ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga. Gushinga ayo station yo kuri murandasi bisa n'ibyoroshye, za negativite sizo zizamo ko naziba zidafite condition runaka zo kubishinga. Of course, ugendeye wenda tuvuge nko ku ruhande rw'itangazamakuru, ubwo nari mvuze muri rusange ku bantu. Itangazamakuru kugira byibuze ushinge televiziyo, mperuka bigusaba miliyoni 50 ziri broke. Ntago harimo ibikoresho, ni harimo aho ugiye gukorera, ziri broke hariya zidakorwaho. Bitandukanye rero na online TV. Ushobora kubyuka mu gitondo wabonye kamera, wabonye imashini yawe uri bweditingireho, internet urayifite, umutumirwa yaje wakapcharinze, upload yarabaye, umuntu yabyacessinze kuki kuri telefone ye ari kugenda. Ntabwo bimusaba ngo aze kuva mu biro ngamakuru ngatamucika ngesa iri kugera naho ahari hose akaccessinga. Ibyo rero wavuga yuko biri mu byiza byizi ikoreshwa ry'inkoranyambaga muri rusange. Hanyuma negative zayo? Negative ni nyinshi, kuko njyewe ubwanjye navuga ndumwe mu babungabunga umurage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyo tugiye kureba umurage nyarwanda ibiwugize, dusanga hari ahantu uri kugenda wangirikira, kuko western culture yatangiye tuyibona muri hip hop, ariko ubu byafashe indi ntera. Ubu byafashe byarenze fashion, byageze mbega bimaze kuba ibintu byagutse. Rero navuga biri kwangiza urubyiruko, kuko hari ibintu biba hakurya hariya bigahita bitugeraho. Ubu ngubu urabizi kera kwambara umwenda uteye ikiremo byari igisebo, ariko ubu ngubu aho gucika ndetse urahenze kurusha muzima. Izo rero zose navuga ni negative effect z'izi mbuga nkoranyambaga. Pornography, urabizi kuri izi mbuga binyuraho kenshi cyane, birajyana n'imyambarire. Nta mwari ukikwiza Kigali urabizi, nta handi babibona. Rero ni day and day kuri ya social media baccessinga. Ukomeje ukana kuba ufite ku buryo bungabunga culture, culture na development n'iterambere bihura bitese. Uboti kera nawe kera batangiye bambara n'ubusa. Uyu munsi kwambara deshiri umuntu atufata ura muntu n'ikirara. Ariko wenda akaba yakuvuga ko n'iterambere no umuco wagiye nyine uhinduka. Umuco nawe uracyariho, ariko n'igihugu gitera imbere. Ubihuza gute se nkawe ubibamo cyane? Umunyarwanda atagahuga umuco kandi uwundi. Icyo gihe twambaraga ubusa, ariko ari imyaka warengaga ukambara incabure, ukambara inkanda, ukagera ukanitera, kuko abakannyi nicyo bamaraga. Nta nganda twari dufite, ariko abakannyi mu mivumu, mu bintu bitandukanye. Rero umuco nanone ujyana n'igihe, ariko ntabwo bivuze ngo tugende dufate bya bindi by'ikantarange byose tubizana ino. Turi Abanyarwanda, hari ID yacu nk'Abanyarwanda, tugomba kugaragara kinyarwanda. None si nyine tugomba kugaragara kinyarwanda, ariko igihugu gitera imbere. Niyo mpamvu ibyo by'incabure byaje kuvaho hakaza imyenda. Gutera imbere kw'igihugu no gusigara inyuma k'umuco byo bihora bite? Iterambere uko riza hari iryo byo rikiza, hari n'ibyo ryangiza. Ntago nanone turi buvuge ngo nyakatsi ni umuco wacu, none twageze mu gihe cyo kubaka inzu ziramba imyaka n'imyaka ngo hoya ngo dukomere ku muco. Niyo mpamvu iterambere iyo rije habaho icyo bita gusesengura, kuko gukazanura byari umuco, ariko kuri ubu uracyumva nk'ikintu kivugitse nabi. Hari ibintu byinshi rero tugomba kugenda dutakaza, ariko nanone hari iby'ingenzi mu muco. Umuco nawe ufite ibyiza n'ibibi. Niyo mpamvu dufata bya bindi byiza tukabisigasira, hato ejo bundi tutazaca akarangamuntu kacu, u Rwanda rukaba u Rwanda ariko mu bundi buryo turabi aho ngaho, agahugu umuco kandi uwundi. Umunyarwandakazi wo hambere n'ubu ngubu mu gusigasira umuco ubigereranya gute? Stili rya terambere wari ukomojeho rirahita rizamo. Hari umuco wari utarimo iterambere, abantu barimo baracunda amata, umukobwa ari aho ngaho ari mu rubohero, arahabwa inama umunsi ku wundi.
kuri ubu hari abo utarenganya umubyeyi ntari kubonera umwana umwanya urubohero ntirukiriho nta handi arimo aravoma inyigisho umunsi ku wundi ni ya social media twavugaga ni ya televiziyo yirirwa imbere ntabwo rero ku rundi ruhande uri bumurenganya ariko nanone ntitugende dutwarwe nabyo nanone cyane none se uruhande runini ni hehe ushyira ndaza kuba gute ni hehe ushyira imnuza imbogamizi kuri uwo mwana wirirwa utabona umwanya ku babyeyi n'ababyeyi barimo bahasoringa bashaka life ninde ufite amakosa amakosa nayigihe amakosa nayikinyejana kuko kinyejana cya 21 cyo cyabaye mwihariko cyamaze kwidistinga nka technological era ibintu byose byabaye digital wa mubyeyi nawe aratagetinze ku mafaranga yaraje rero birangiza ntabwo uri buvuge ngo ndablaming umubyeyi ndablaming umwana ahubwo blaming social media niyo mpamvu ndimo ndubaka ikintu cyitwa digital heritage preservation platform noneho aba bantu batari kubonanira umwanya ariko bakawubonera telefone ni gute bari buze ku accessinga ya content noneho yo kubungabunga umuco ariko in a digital format ntabwo turi kubona ibitaramo ngo tuganire na ba data twivuge oya ariko iyo platform yakorwa umuntu akabasha ku accessinga ibyo bintu ntabwo turi kubona inama zo mu rubohero ariko iyo platform yakorwa umuntu akabya accessingaho so birasaba rero ko strategy zihinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ababyeyi bagahindura bwa buryo bari basanzwe batangamo inama ariko ntibaterere iyo nanone inama ubwo niyo ngiyo niko kuri DHP platform cyagihe ntabwo turi bukirenganye turaza kubigeza kugira ngo icyo gihe baze kubasha kugikoresha neza bajyane nacyo cyo Imana yahaye umuntu no kwisanisha n'igihe Adamu amaze kuva muri Edeni yamenye ko yambaye ubusa ntabwo yavuze ngo nkomeze ngende byanitse yagiye aho ngaho adoda ibiti abikora amakenda bayikira rero natwe turisanisha n'igihe ntabwo turi kubona uwo mwanya niyo mpamvu nkubwira ko iyo platform DHP platform iri mu nzira iracyubakwa ariko ize nyine ibashe gutanga kuziba cyacu abo banyampinga bacu ntabwo biri buze koroha bitewe nyine na cya kibazo cy'igihe twagarutseho sasa none twigarukiye kuri afro rap hanyuma iyo afro iyo njyana yo byaje kugenda bituye umunsi none ihagaze gute niba uyibamo injyana ibumbatiye umurage niko njya nyita kuko afro ni African rap ni rhythm and poetry ugiye mu mateka ya rap ubusizi niyo rhythm and poetry ni rhythmic poetry no ukuvuga ngo ya rap ya hip hop baba twireferaho bari abantu bazi ku muco wabo igisekuruza bakomoka muri Afrika niyo mpamvu zumva yaba ababayeho muri old school yaba na new school bagerageza kuvangamo akantu k'ikinyafrika rero iyi njyana nayo iri muri ubwo buryo n'ibyo bintu twagarukagaho turi gutwarwa n'umuco cyane turatwarwa n'umuco w'ikantarange katuvuge western culture nko bivugwa muri izo ndimi twibagirwa iby'iwacu ikinimba ni vibe nziza umuntu yabyina umushaya igishakamba yishizemo ya poetry bwa busizi n'ubundi usanga ari ni ya mahamba ni bya byivugo none wahaye ritme ngiyo afro rap nayo ije gukora still kuri rwa ruhande rwo kubungabunga umurage ariko mu buryo navuga buri digital wenda mbere yuko dukubitiraho gatoya ndashaka kubaza ngo iyo afro rap uko gutera imbere k'umuco iryo terambere rigenda riba umunsi ku munsi ahanini nyine uzasanga umuntu ushobora gukora iyo njyana wakwita ngo irimo gakondo ibyo binimba n'iki atabona power play bitewe n'aho iterambere rigenda ryerekeza n'umuziki urimo gukorwa icyo gihe ugezweho byose ubihuza gute hari ibintu bibiri rero abantu bataramenya biba mu muziki iyo ugiye wenda tuvuge ku kwamamara nako kuri mu kubiri urabona umuriro w'amashara iyo uwucanye frame zawo zigera kure hashoboka ariko kuzima ni akanya gato ariko iyo ucanye icyo bita igishyito uzagere wenda kera kibaho gucanura hari umuriro umuntu yacana gukamara igihe ukaba wamara n'icyumweru uwo muriro ucyaka rero abantu barimo barirengagiza iki barirengagiza navuga iyo content kuko wowe nushaka gucana amashara kandi wagacanya igishyito niwo muriro muzima rero icyo ngicyo ahanini biraterwa n'uburyo bahumwa amaso na famous
ariko famous idafite ikintu ikwinjiriza nta kintu bimaze. Tugomba gukora umuziki nanone dukuramo akantu kuko kuri ubu ngubu ikintu umuntu ahanga cyose n'ikintu cyamuteza imbere. Ntabwo tukiri ku rwego rwo gukora umuziki wo kwishimisha, ibyo bihe byararangiye. Niyo mpamvu ugaruka ukareba nk'umuhanzi ni uruhe ruhare mfite ku kubaka igihugu, ariko si kukubaka igihugu kizubakika nanjye niyubake. Nubwo burya Afrorat uwo muziki wa karicu ubona wowe ucuruza? Uracuruza. Ku kigero ugereranyije n'umuziki ugezweho uyu munsi wa none, power play ubigereranya gute? Umunsi none ko twumva radio station akaba bakumva yarashize igero naka n'indirimbo ya karicu nimwe barakina, bari nabyo bica n'intege n'abantu bakora ubwo bwoko bw'umuziki. Gukinwa power play uvuga gukinwa cyane bitandukanye no kwinjiza. Nta radio nimwe turabona mu gihugu ikina abantu bakinjiza, nta televiziyo nimwe turagira yikina abantu bakinjiza. Rero gukinwa cyane gukinwa cyane ntabwo ariko kwinjiza, kuko wowe uzakinwa ujye mu kabari baguha ibihumbi 100-200. Umuziki wanjye ni ukora ukagera ku bantu bakwiriye ba nyawo bandi ba nyirawo. Brother, ndakubwiza ukuri ko nta festival umuntu ajyamo itari mu mamiliyoni. N'indi platform iba yagutse kurenza za radio zigukina buri munsi, kumvwa n'abayaya n'abacyaho ngaho. Ariko ugasanga nawe wabasha kugura t-shirt ibihumbi 10 kandi wavuze bafana banjye mu Zare station si ibyo bintu cyo gukina umuziki kurgeraho wishyura, nabyo ni step ziba zigenda zikurikirana, ariko bijyana n'igihugu uburyo giteye imbere. Ibyo se byubona ari vuba? Turacyari mu bihugu biri mu nzira y'iterambere. Nicyo bivuga yuko no mu nganda zitandukanye natwe turacyari kugerageza kubaka iryo terambere, tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi. Ariko niyo bigana nanashimira federasiyo y'abanyamuziki mu Rwanda uburyo bagenda babyitaho, RDB uburyo igenda iha agaciro ibi bintu umunsi ku wundi, uko birerekana yuko imbere ari heza. Okay, Afro sinzi ni wadukubitiraho akantu abantu bakumva. Afro rap music ni injyana igora kumva kugira ube wafata neza kishatse kuvuga, ariko nanone sinzi kuko gukora beat kajyamo, gusa freestyle iba yemewe ko ushobora kuvuga nta ngorane, mbese faranga urarifite mujyane kwa producteur aho muryame, akunda ubwamamare, microphone mwite BH, akunda mu birori ngahure na record kamera hafi aho afotore ku kajwi ka mukeba we mba natwawe. Bibya dangiyo za Europa bambona, za Afrika banyumva, za Amerika bankina, za Aziya bacezi, za nkwano nzitanga ubwo, za nyana nzicyura ubwo, abageni babiri bangikanya ari biryo. Ubu bukwe nibi byuki ko mbona buryoshye. Si kamera na microphone nibo bagore wabasha kubangikanya ntibabyara ikibazo, ntibabyara amahari nubwo busizi narindimo. Kabisa abo bari bamakwese ko makwe bayanze. Barayanze, ariko nanone bari kwirengagiza, ni wa muco abantu bari gutakaza. Iyo mind yo kumva nyine umuntu avuga ngo nagikwe na myaka 100, ukumva nyine abantu bose bayifashe uko nguko, byo bijyana n'ikina ry'iterambere rya social media byaza muri negative cyabyaza muri positive. Influence ahanini turuka navuga ku bantu babasha gufata mind y'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iyo umuntu azanye navuga katarizeri nk'iyo ngiya kumvisha abantu ngo nta gikwe nta myaka 100, baba birengagije. Umubyeyi nta kimushimisha nko kubona umwana we yarongowe, umwana we yarongoye, yamuhaye abuzukuru, kuko niyo mpamvu uzabona iyo ubwanwa bwaje umubyeyi akubwira ati mwana wanjye nta nakuzukuru nta kindi. Rero ni ryashema kuko niko umuco nyarwanda wubakitse. Rero navuga ibyo bituruka kuri ya western culture twahoze tuvuga igenda yangiza ibintu umunsi kundi, ariko ubukwe ni ibintu by'ingenzi niko nabivuga. No tugana no ku musozo, sinzi na muri butange umuco uraza guhuzwa gute n'izo social media tubona za online, n'iryo terambere ry'iki ryo gukoreshwa izo mbuga nkoranyambaga biraza guhuzwa gute n'umuco, hanyuma twiganira ku musozo tukore kujya muri gahunda zawe ufite kabisa.
ahantu uri bubihurize rero icya mbere ni ukubanza gushyira mu mutwe indangamuntu ufite. Indangamuntu ntabwo ari ka kantu ugendana mu mufuka, no nasiyonalite ka tubivuge gutyo. Ubwenegihugu n'abanyamahanga barabuhabwa ariko ntabwo aba afite ya ndangamuntu y'umunyarwanda. Rero ubanza wumve ko uri umunyarwanda. Hari umunyarwanda, hari n'ibiranga umunyarwanda. Icyo gihe rero utarabasha kumva icyo kintu uracyari kure cyane, uracyari kure kuko ntabwo twagize ibihe byo guharika, twagize ibihe ariko ntabwo twigeze tubona igihe kirimo divorce. Umuntu yarahukanaga bakajya kumugarura. Rero imbuga nkoranyambaga n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari umukino maze iminsi twari turi gukinamo ahantu hamwe n'ubwo utarajya hanze, yitwa Mudakenga. Mudakenga yaje kwita ku bantu baje kumwereka twakubonera akazi, iyo ibwota amasimbi twagira gute. Umwana w'umunyeshuri bamuriye amafaranga, aza kwisanga asanga abo bantu ari abatekamutwe. Rero banza utekereze kabiri, urebe se koko iri koreshwa ndiho ku nkoranyambaga. Uri mu kazi, uri umuntu ufite akazi, ariko aho kugira wite ku kazi kawe uri aho ngaho ngo urimo uracatinga, uri aho ngaho ngo umwanya wawe urimo urawuvanga n'ibyo bintu bindi. Banza utekereze kabiri, kuko hari n'ababyeyi baburiye abana umwanya kubera iki? Ryakoreshwa ry'inkoranyambaga ntibikwiriye. Buri kintu kigira umwanya wacyo, niyo mpamvu habaho ingengabihe. Mu gitondo nkora ibi ngibi, kugera saa sita mba ndi kuri ibi, n'ibyo bintu nabyo biha umwanya. Ntago ikoreshwa ry'inkoranyambaga ari ibintu bya buri kanya keretse ku bantu wenda babikoresha navuga mu kazi kabo ka buri munsi, social media, online marketing. Uwo nguwo wenda byagakwiriye ko buri kanya babirimo. Ariko niba ufite akazi kadafite aho hahuriye n'ibyo bintu, banza wite kuri ako kazi, ibyo bintu urabiha umwanya. Abantu ntago bakibona umwanya wo kurya. Umuntu ari kurya, ari gusangira n'abantu, ari kuganira n'abantu, ariko yibera ahandi. Ibyo bintu nta umuntu arimo araganira n'umuntu ariko arimo arasubiza abo hakurya. Ibyo bintu birasebetse uretse no kuba bitiyubashye. Ntabwo ari umuco nyarwanda kwa. Rero inama nta kindi ishingiyeho, buri kintu n'umwanya wacyo. Okay, fresh sana. Ndagushimiye cyane, wakoze cyane kubana natwe, wakoze cyane kutuganiriza. Tuba tuganira kugira ngo twungurane ibitekerezo, nawe ujya muri comment aho ngaho ukatubwira uko ubyumva, nta kibazo kindi kiba kibirimo kabisa. Turagushimiye cyane, wakoze cyane kubana natwe kuri Yabo TV, wakoze cyane kutwungura ibitekerezo. Tuzongera tukaganira wabonye akanya kabisa. Turagushimiye. Karibu cyane Yabo TV, navuga mukomerezaho. Ntago bigiye kuba nanone indangamuntu ngo online TV zose byacitse n'ibyabaye, ngo noneho ngo tubashe gutanga inama zubaka abantu bagire urwego bavaho bagiye mu rundi. Navuga rero mukomereza akazi keza, amahoro. Kandi nawe ugiye kutureba umenye ngo Afro Rap ni njyana turi gutegura EP yayo, irabageraho vuba. Social media wajya ukareba Infrerico Afro Rap Music ku ma social media yose ukadukurikirana kugira platform zibabwire neza, bagusangaho. Hari YouTube channel, hari Instagram, hari iki ngo bagukurikirana. Wenda YouTube ni Infrerico, IMPFURAT Afro Rap Music nayo urayisanga kuri social media zose, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Navuga still ubuze Infrerico ubona Afro Rap Music kuko birajyana. Rero turabishimira cyane, tubategurira bya bintu bibakura muri bantu bari barabatwaye kabisa. Murakoze cyane. Okay, asante sana. Nizere ko mwari mumeze neza cyane mwebwe mwadukurikiranaga. Ndabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tuba tubagezaho. Nitwa Patrick, amahoro y'Imana bane namwe. Respect.